twazahuza tukanezeza imitima n'imibiri yacu muri rusange. Nyine Delila yari umugore mwiza. Akandi kantu mutari muzi rero sasa, mwagiye mwumva hano hanze abantu babwira ngo umuntu ni mwene Dawidi, ngo dore ngo mwene Dawidi ntari mu muryango wa Yuda, abantu barababeshyaga. Rero babwira ngo umuntu ni mwene Dawidi, barababeshyaga. Dore impamvu umuntu atari mwene Dawidi. Ese wabuze amateka ya Samson na Delila? Abantu mwasomye Bibiliya ndakeka mushobora kuba mubizi bihagije kundusha pe. Delila ni umwe mu bagore beza babayeho. Buriya ngo igitsina kobwa cyiza cyose kigereranwa mu ishusho ya Delila. Igitsina gore cyiza cyose, yaba cyane cyane, ntago mvuze ngo wenda yabagambana kuko ntago Delila yari umugambanyi nawe. Ni buriya abagore ukuntu bateye, umugore ni nk'ipusi ajyaho bishyushye. Gusa nyine Delila yari umugore mwiza. Noneho Samson akaba nawe yari umugabo w'ibogari, yari umugabo w'umusore byadanje. Sinzi ukuntu navuga ngo kugira ngo mve neza ko Samson yari umugabo w'umusore w'ibigango. Noneho abantu bari barayoboye ahantu imbaraga ze zituruka barayibuza ahantu intege nke ze zaturuka kugira ngo we bamutsinda cyangwa se bamurwanya. Nuko umunsi umwe rero Delila wa mugore mwiza aza kumwiyegereza aramushuka. Samson nawe abonye ubwiza bwa Delila aravuga atanganza hatanamagara. Kwa kumwegeza cyane rero Delila yaje kumenya kuvumbura ibanga rye ry'imbaraga cyangwa se ry'intege nke aze aho byaturuka. Nuko arambwira ati ngiye uri nkuzimu, ufashe umusatsi ukawukuraho imbaraga zanjye zagabanyuka. Ibyo bintu yarimubwiye pe, byanditse muri Bibiliya. Abantu musoma Bibiliya sinzi mu mujya muhagira ngo muhasome, gusa yarabimubwiye. Bakimwogosha koko niko byagenze, imbaraga zese ziba nke. Muzacunge n'abagabo bakozwe mu mutwe n'igitsina gore. Wa muntu rwo kugira ngo umugabo ngo ni mwene Dawidi sha. Wa muntu kugira ngo umugabo ni mwene Dawidi ntabwo yarasomye Bibiliya neza. Nuko ngo umugabo kimukora mu mutwe, igitsina gabo cyose kiva kikagera, ukimukora mu mutwe yakemera n'isambu n'imodoka. Yewe n'ubutunzi asigaranye ku isi n'ikabishywe niyo yasigaranye ibuye rimwe yari guha, niyo ryo yarasigaye kuba ahagazeho yari guha. Noneho rero Delila bakimara kogosha Samson, abonye imbaraga ze uko zingana nyine zimushizemo, yavuze ati wirya umuganje n'umunyantege nke mu mutwe. Niko yavuze Delila we. Ibintu byanditse muri Bibiliya ntago ndi guterateranya, oya ni ibintu byanditse muri Bibiliya. Ariko uriya twese niko tumeze. Uzabicunga cyane cyane nujya kwiyogoshesha muri zino salo zitari za Desa, ariko ndeze ngo ari salo za Desa za Turuwasa, oya uzabicunga nujya muri zino salo zihenze. Bari abakobwa iyo bakogeje mu mutwe, bagakora mu matwi ukuntu akagushima mu mutwe, mwabonye ukuntu bigenda. Utangira kumubaza ngo ese wogereza, then wo mubaza ikiciro yegeza kandi usanzwe ukizi yuko kukogosha no kukoza bijyana. None wo kiyongeza ibiciro ariho utangira kwikoramo kamatipu. Buriya ni Samson, nyine ni Samson wongeye yaje muri wowe, kubera ko nyine abagabo twese turi mwere bene Samson. Iyo umugabo wese umukoze mu mutwe, imbaraga ze ziragenda neza ku buryo nta kindi kintu cyo gisigaye kuba cyakorwa ako kanya, usibye kuba wakora icyo ushaka cyose kuri Samson. Subscribe kuri YouTube channel yacu. Nkomeze kubana namwe. Nimba wishimiye ko ino nkuru ya Samson na Delila nyivuze neza, andika muri comment ngo aka kantu ntago kabeshye pe. Abagabo tubene Samson. Wa muntu bakubwira ngo umugabo ni mwene Dawidi, ngo umugabo ngo ni mwene, arakubeshya. Abagabo ni turi bene Samson nkuko abagore bose ari bene Delila. Noneho byagiye kugira mu Rwanda ho dusanga ahubwo Delila nta nubwo abakobwa bose ari bene, abakobwa bose b'u Rwanda bwo ni ba Delila, ni beza, deni baroroshye. Nubwo nabonye batangiye kuyahuza amahenikeni bayashyira mu myanya y'ibanga yabo, ariko siko byari bisanzwe kandi sinako bizahora. Nta ngombwa ngo
umukobwa umwe atukishe bose nk'uko mu migani bivugwa, iriya migani atari yo muri Bibiliya ariko iriya migani y'abakurambere kandi mbivuga nk'uko bivugwa atari ko bimeze. Abakobwa bose mu Rwanda ni ba Delila pe. Njye nijya ngo umukobwa wo mu Rwanda ngo njya ngo umukobwa ngo urasa nka Delila, ntukajye ngo ndagututse, ahubwo ujye umenya ko ndakwishimiye kuruta uko wowe ubitekereza. Nijya ngo urasa nka Delila, njye ngo nakwishimiye umukobwa we, ahubwo nushaka ujye umbwira ngo hamwe ukore mu mutwe ubwenge bwawe mbuyobye. WhatsApp. Aka kantu ngiye guhabwira buri musore wese waba uzi ko ari mu cya cyiciro cyo guhabwa pase, usibye ko byacitse nta muntu wenda ugisaba pase cyangwa se ukibwira mugenzi we ngo impa nimero pase cyane. Gusa bibaho tu biharaho bikiba nyine bya pase cyane, gusa ariko dura akantu ngiye kubwira. Niba uzi yuko bagupasha cyane cyangwa se waguhaye umwana, irinde kuvuga karitsiye isa neza neza niyo wahuriyemo na wa wundi, kubera yuko ubu muvangiye. Gusa nyine wa mukobwa we nawe nimba uzi yuko umuntu aguhamagaye akakubwira amazina ye, si ngombwa ngo umubaze ngo ese wabikuye he, inimero zanjye zavuye he. Icyambere nuko akubwiye atuye, akakaba akubwiye nuko yitwa ibya nimero. Namwe murabizi ko muri beza kuba twababona tukabakuraho amanimero tugashaka ukuntu utana amanimero yanyu kugira ngo tubiyegereze, ntabwo ari ibintu by'ibidanje, ahubwo no kugira ngo wenda tube ko twazahuza tukanezeza imitima n'imibiri yacu muri rusange. Wenda hashobora kubaho ingaruka zo kutishimana hagati yanjye nawe, njye wowe ukaba utanyishimira. Njye nshobora kuba narakwishimiye ariko wowe ukaba utanyishimiye, wenda ibyo byo byashoboka da, ariko si ngombwa ngo umbaze ngo ese nimero yanjye wayikuye he, imyirondoro yanjye wayikuye he. Oya, nimba uzi yuko nimero yanjye ibonye, haranira kumbaza amazina yanjye, umbaze aho ntuye, ibyo birahagije pe. Nyarukira kuri YouTube channel yacu, kuri subscribe. Nimba wishimiye kano kantu, ni akantu gatonya nkoze kugira ngo uyu munsi nabone ndi muri gahunda yo kuba nakora akantu ko ntabwo meze neza. Murabona ko ndarwaye ndi ku miti, ndabona nabibitse ndi ku miti. Nabone ndi muri gahunda yo kuba nakora, niyo mpamvu n'iyi video nyikoze bwije, ariko nyine kubera urukundo mbakunda bamuze nti kano kana ngashyira. Niba uzi ko umukobwa mwiza pe, urihogoza, uri wa wundi uri mwe muri babandi abamarayika bamanutse mu isi bakaba tayari twe ntabwo tuzasubira mu ijuru, bagahita bigomeka bakasambanya abakobwa bari mu isi. Nawe menya ngo niyo mpamvu tugomba kuba twabashakisha nyine mpaka tubabonye, byaduhira bikarya, bitaduhira tugaswata. Ntabwo ari ngombwa ngo ikipe ihora itsinda.